Ndabizi igihe wari utwite wagiye ubwirwa byinshi bitandukanye ku bijyanye n'imikurire y'umwana uri mu nda. Bakubwiye byinshi bitandukanye ku myitwarire ugomba kugira ngo umwana wakure neza kandi azagire ubuzima bwiza. Si ibyo gusa kandi ahubwo bakubwiye yuko nunywa ibi cyangwa se ukarya ibi bizagira ingaruka ku mwana, yaba mu gihe cyo kubyara cyangwa se nyuma yaho. Ubundi iyo umugore atwite umwana atangira gukura buhoro buhoro mu nda, maze ibice byose by'umubiri we bikagenda byirema uko igihe kigenda. Amagufa, imikaya, umutima, ibihaha, impyiko, amaso, amatwi ndetse n'ubwonko byose bikura kandi bikagenda birushaho gukomera uko indi igenda ikura. Si ibyo gusa kandi mu ngingo zose z'umubiri ubwonko ni rumwe mu z'ingenzi cyane kuko aribwo bugenzura imikorere yose y'umubiri, harimo gutekereza, kwibuka, kumva, kuvuga, kugenda no gukoresha ibindi bice by'umubiri. Iki ni ikiganiro cy'umusingi w'ubuzima. Nimba aribwo bwa mbere duhuye, ibuka gukora subscribe kugira ngo dukomeze no kubana mu bindi biganiro byinshi byiza bigiye gukurikira. Iyo umwana avutse ubwonko bwe ntibuba bwamaze gukura neza nk'ubw'umuntu mukuru, buba bucyoroshye kandi buri mu cyiciro cyo gukomeza kwiyubaka. Niyo mpamvu umutwe w'umwana uba ugomba kwitabwaho cyane kuko urinda ubwonko bwe. Nubwo igihanga kirinda ubwonko, amagufa yacyo aba atarakomera neza ku buryo ashobora gutuma ubwonko bwangirika iyo umwana afashwe nabi cyangwa se agakorerwa ibikorwa bibi bishobora gutuma ubwonko bwe bugira ihungabana. Uyu munsi ngiye kubabwira amakosa atandukanye ababyeyi dukora cyangwa se abarera abana dukeka yuko nta ngaruka zikomeye ashobora kugira ku mibiri yabo, nyamara agira ingaruka zikomeye ku mikorere y'ubwonko ndetse no ku mikorere y'umubiri muri rusange. Ndabizi abenshi tubikora mu buryo bwo kunezeza abana cyangwa se tukaba tutanabifiteho n'amakuru na make. Ikintu cya mbere utagomba gukorera umwana wawe ni ukumushekinga umutwe cyangwa se kumuzunguza umutwe. Abenshi tubikora iyo turi gusimbiza abana cyangwa se turi kubabyinisha, ariko ni bibi cyane. Impamvu ni uko ubwonko bw'umwana buba bucyoroshye kandi imikaya y'ijosi itarakomera bihagije ku buryo yabasha gufata umutwe neza. Iyo umwana umushekinze cyane ubwonko bwe bukubitana n'igihanga cy'imbere, bikaba byatera kuva amaraso mu bwonko, kubyimba k'ubwonko cyangwa se kwangirika kw'imyakura. Ibi bishobora kuvamo ubuhumyi, kutumva, ibibazo byo kwiga, ubumuga bwo mu bwonko, gufatwa n'igicuri ndetse rimwe na rimwe bikaba byanatera urupfu. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane nk'ababyeyi cyangwa se abari kumwe n'abana kwirinda kubashekinga, tubatera hejuru, tubagaruka. Irindi kosa rya kabiri dukunda gukora cyane ni ukuryamisha umwana umwubitse inda. Ni bibi kuko bigira ingaruka mbi, cyane cyane ko bikunze no gutuma umwana apfa mu buryo butunguranye. Kuryamisha uruhinja ku nda ni amwe mu makosa ashobora gushyira ubuzima bw'umwana mu kaga, cyane cyane mu mezi ya mbere y'ubuzima bwe. Nubwo hari abantu bamwe babikora bibwira ko bituma umwana asinzira neza cyangwa se bikamufasha kutaruka amashereka, ubushakashatsi bwagaragaje ko kuryamisha uruhinja ku nda byongera ibyago byo guhagarara guhumeka mu gihe asinziye. Iyo umwana aryamye yubitse inda hasi bishobora gutuma umwana adahumeka neza cyangwa se bya bintu aryamyeho bikamupfuka amazuru bityo ntahumeke, bikaba byamuviramo n'urupfu igihe hashize umwanya atari kwakira oxygen. Uburyo bwiza kandi busabwa n'abaganga ni ukuryamisha uruhinja rwawe rwubitse umugongo, mbese nyine ku mugongo igihe cyose, haba ku manywa cyangwa se nijoro. Ikindi gitanda cy'umwana kigomba kuba gikomeye kandi kidafite imisego myinshi, ibiringiti biremeye cyangwa se ibikinisho bishobora kumubuza guhumeka neza. Ikindi, nimba uri umubyeyi ugiye konsa, ni ngombwa yuko umwonsa udasinziriye, udafite ibitotsi, ufite umwanya, kuko bishobora gutuma mu gihe uri kumwonsa upfuka amazuru yo, bityo bigatuma umwana adahumeka neza akaba yanagupfana, cyangwa se mu gihe uri kumwonsa amashereka y'ukayatunyangiriza mu izuru bityo umwana ntabashe guhumeka neza, bikaba byamuviramo n'urupfu. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane yuko umwana agira ahantu hihariye ho kuryama, ku buryo mu gihe umubyeyi aryamye adashobora kumuryamira
kumwegera cyangwa se akaba yahindura position y'umwana aryamyemo, bityo bikaba byamuviramo urupfu. Umwana ni mwiza, niyo mpamvu agomba kwitabwaho ndetse tukita kuri buri kimwe cye kugira ngo umwana akurane ubuzima bwiza. Irindi kosa dukunda gukora, nimba wakiriye abashyitsi baje kwakira umwana, ni byiza yuko uba ufite ahantu ho kubakarabiriza bagakaraba mbere yo gukora ku mwana, kuko nawe urabizi iyo ukikiye umwana akenshi hari igihe ubwuzu bukurenga ukamukora ku matama, ku mazuru, ariko ni byiza yuko uwo muntu umukoraho aba yakarabye intoki n'amazi meza ndetse n'isabune mu buryo bwo kugira ngo turinde mikorobe kuba zagira ku mwana, cyane cyane yuko umwana mutoya uri munsi y'umwaka umwe ntabwo ubwirinzi buba bwagakomeye, abakiri muri stage yo kwiyubaka yubaka ubwirinzi bukomeye kuri we. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane gukaraba intoki mbere yo gufata umwana, yaba ugiye kumwonsa yaba ugiye kumuterura. Ni ingenzi cyane gukaraba intoki mu buryo bwo kurinda ubuzima bw'umwana. Ikindi kintu ntashobora kugenda ntavuzeho, hari abantu benshi bakunze gukoresha imiti nakwita iya kinyarwanda bari kuvura abana batoya cyane. Nk'uko tubizi iyo umwana akiri muto ntabwo umwijima n'impyiko biba byagakuze cyane ku buryo bifite ubushobozi bwo guhangana n'ibimera biremereye cyane, cyane cyane ko noneho munsi y'amezi 6 umwana aba ari konka gusa. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane kwirinda gukoresha imiti y'ibyatsi cyangwa se guhereza ikindi kintu icyo ari cyo cyose umwana uri munsi y'amezi 6 kitari amashereka ku mwana mutoya cyane. Ni ingenzi cyane kubyitaho kandi tukanabikurikiza kugira ngo turinde ubuzima bw'abana bacu. Ayo ni amwe mu makosa atandukanye abantu batitaho cyane ariko agira ingaruka zikomeye ku buzima bw'umwana. Ndabashimiye cyane mwebwe twabanye muri ikiganiro, ari nako mbararikira gukora subscribe kugira ngo dukomeze no kubana mu bindi biganiro byinshi kandi byiza.